Sabe mwene data Janvier hino adusenge Imana kugira ngo dutangire gahunda zacu. Mbasabe rugireje kubaha Imana dusenge. Turagushimiye kuko Imana y'amahoro, ababyeyi, abagabo n'urubyiruko twese twageze hano. Duteranijwe n'ibirori bya mwene data Uwiteka. Muvandimwe Naftara, mu izina ry'umuryango wacu, umuryango wa Twagiramungu, kugira ngo haguruke muramutse. Nikuramutsa uyu muryango wose uramukuramukije. Rameza. Hano muracyaza murakomeye. Tura. Waje rero uje kudusura. Yego. Mbere ya byose ariko basanzwe twashize akanyota cyangwa se tugikomeje. Yego. Muri ibyishimo byacu by'abana bacu batsinze. Nagira ngo nsabe bakwakire. Muri uyu muryango wacu dukunda abashyitsi, kandi ntabwo waje kudusura utunguwe, ubwo waje kudusura waradutumyeho. Twari tubizi kuri budusure. Murakoze cyane. Umura rero uragubwa neza muri uyu muryango wacu. Ubundi nubwo twahinnye urugendo, ariko duturuka mu mudugudu wa Nyansenge. Yego. Ntabwo navuga ngo hano turi Nyansenge, hari aho twahuriye, udusanze niho turi buganirire. Nagira ngo rero nsabe babazitsindi baze nakire Naftari. Nituvuga ngo ku buzima bwacu n'abandi baryohewe. Yego. Niba ukiganira amajyaruguru, genda ugasome wicaye. Yego. Agasoma ugahagaze kakaguhagararaho, ugasoma wicaye. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Maze mu birori byacu dusanzemo, Yego. ndabizi ntabwo tuguha ijambo, kuko ijambo rarihorana. Murakoze cyane. Abaturanyi bacu ngo hari igihe ijambo rihagurukira abandi bakanaryicarira, ariko uyu munsi kuko ndumva narihagurukira. Nyakubahwa mubyeyi rero, uko mundeba Anataraeli, mfite umuryango mugari turi kumwe, duturutse kuko mu majyepfo bwana Mukari, umuryango uko hari ya mbere Swaridi ni umubyeyi wacu mukuru uhari, ariko mu minsi itambutse tumaze iminsi natwe turi mu birori bisa nk'ibyo mufite none, nubwo tutarageze igihe cyo kugira ngo tubyizihize cyane, kuko hari abana batarasubira ku mashuri, bamwe ni abasabye ibigo iwacu aho ngaho bwana Mukari. Hari abana bagiye bahabwa aho bajya kwiga, rimwe ugasanga ni kure, ubundi ugasanga wenda abana ibyo bifuje bitewe n'ubwenge bwabo wenda si byo babahaye. Minisiteri rero itwemerera kugira ngo bongere basabe niba ngombwa ko bahindurira ibigo bakabohereza yenda bugufi, cyangwa abana bifuza babyigeho babikuriye bazaduha igisubizo. Hatagiye kuduha igisubizo muri ino minsi, hari abana bamwe bagenda bajya kugira ngo twiyumvise ko hano iwanyu Igicumbi byakemutse imbere yacu, twumva ko muri mu birori byo kwizihiza ko mw'abana n'abasabye bahawe mbese bimeze neza. Tumaze kubyumva rero, Swaridi aratubwira ati muzagende mu bavandimwe bacu kwa Twagiramungu. Twamenye ko batubanjije kugira ngo abana babo bari bagiye mu mashuri bamenya ko ngo hari akamesaje mwabahaye mubabwira ko uyu munsi mufite ibirori.
badutuma rero turi nubwo naje se nk'ubari imbere ariko agasaba abantu twaje tuzanye duturutse kwa Swahili kugira ngo bahaguruke bari gutumira umuryango. Twagira mu rwego yamubwiye ko uyu munsi hari ibirori, ni no mpamvu bavuze ko twaje mubizi, yatwereje icyo abantu bangana gutya. Atubwira ati nimuhagera rero ibirori buriya ufite azongerwa ariko n'ijambo ry'Imana rivuga, aho nimuhagera twaje twazanye kugira ngo simba ngo nibwira nuko twatwera ntacyo mubuze, abo no kugira ngo sabe uriya mukobwa twaje tuzanye yigire hino, hari inkunga bampaye ngo nze nyibashyikirize mujye bibungiye mu kanyemera kugira hino, kugira ngo iyi ni inkunga cyangwa se n'imana kugira ngo ibirori bamenye ko mufite, kugira ngo noneho namwe dukomeze dufatikanye. Iyi ni inkunga bampaye cyangwa se mpaguruka muri abo muryango bavuze ati bafite ibirori, mugende mwifatikanye nabo, ariko hakaba n'ikindi cyifuzo kirimo gushima Imana. Turi gushima Imana ko abana bacu bamwe barimo barajya ku mashuri, abandi barayarangije, abandi bagiye mu mirimo, nabyo ni ugushima Imana. Abandi bamaze gukura, hari abana ariko bamaze gusoreka rwose, niyo mpamvu bavuga ngo gushima Imana. Turashima Imana kuko bamwe barimo bajya mu mashuri ariko dufite n'abarimo bayarangiza, ndetse dufite n'abamaze gusoreka rwose, bamaze iminsi mu ngendo hano muri Gicumbi. Dufite abasore dufitemo inkumi bamaze iminsi mu ngando bazikorera n'ahangaha kuko barangije amashuri, abandi hari abazikoze mu mwaka watambutse, ubu bagiye mu mirimo barimo baragenda bakora akazi. Ubwo rero dufite n'icyifuzo, nimugudukundira wenda nacyo turaza kukibabwira, ariko nanakirasaho muva nk'uko u Rwanda ari rumwe. Buriya hari igihe umuntu agenda urugendo akaza duturuka mu majyepfo, mu kugenda urugendo rwacu aho umuntu agera akayibamurika, ariko buriya iyo umuntu atanze icyifuzo cyo kugira ngo agere ahantu azahabona andi maboko, bituma inzira ziba nyabagendwa, hagera n'ahantu umuhanda baba bawuhinduye, hakabamo umwana bageze imbere akavuga ati kiriya cyapa gisigaye kibujijwe, uriya muhanda waba wawe icyerekezo kimwe ntawe unyuramo. Urabona ko iterambere ririhuta cyane, twaje turi imihanda yanyu, hari aho umuntu agera akabanza kubaza muri Simuro, umuhanda urakomeza. Ubwo rero twaje twifuza mubyeyi ko nimudukundira twazamo urukundo, ariko tunasaba ko bikunze niyo mwaza kunyemerera twazana urukundo rwacu no kuza gusaba amaboko, kugira ngo noneho ndabyumva nkagira ngo wenda twaje gushima Imana tuzana n'ibindi ibyo, ariko turajya kwenda n'icyo cyerekezo nacyo, niba ari ngombwa mukaza kuduha umwanya, dufite ijambo tuzakomeza tuvuga ariko ryerekeranye n'urukundo Imana ibahungisha. Nuko tukagenda n'abantu bagenda bamenyana mu biganiro bagenda bagirana. Ubwo rero muri iki gihe dufite ibitaramo natwe tumazemo iminsi turimo dutarama rero iwacu. Nababwiye ko hari abana bajya ku mashuri kwa kanandi bayarangije bari mu mirimo isanzwe, nuko tukagira umwana umwe yarize ibintu byerekeranye n'ubuvuzi bw'amatungo, noneho agakunda no kuyaragira areba uko ameze. Umunsi umwe rero turi mu gitaramo, yari umwana ukunda kuba ashamadutse, mbese ubona yishimye cyane, ariko uko agenda akura, igihe kimwe turi mu gitaramo tubona yahindutse, ariko atahindutse natwe se mwana bimeze gute. Ubwo rero aravuga ati yewe mu rugendo mazemo iminsi rw'amashuri nigaga mu buzima busanzwe, ariko nageze Igicumbi ndetse ngera mu muryango wo tukagira mu ngo, nkasanga icyerekezo cyiza, asanga mu bana bafite, ati asanga umukobwa twiganye twagiye tubana inshuro nyinshi, ati numva ndamukunze. Ese gukunda umukobwa bije gute? Nkuko nawe mwanya mbabwiye nkaba mugize ikibazo, nazo bagize icyo kibazo. Ese ni wa mukunze byagenze tuzakomeza mwigana bimeze gute? Ati nyamara numva maze kuba mu mukuru, ati numva nkuze, ati ndetse ngeze mu gihe cyo kuba nanjye ubwanjye nazashinga urwanjye. Ese wa mwana we ni iki? Nuko ariko atubwiye ko ari kuzagira mu bihuza ko twari tumwana dutumiye kutubwira ko hari ibirori nyine byo kwishimira abana ko batangiye tukigana arizo
nituhagera nacyo cyifuzo tuzagitanga bakakitwemerera, nibikunda wenda tuzagenda tubahe icyo gitekerezo. Niyo mpamvu nakoze mu mwanya utambutse ngo naje ngerwa no kugira ngo nabwo ngerwa n'urukundo basaba n'andi maboko. Ubwiye no munyemerera wenda icyifuzo nyuma ukacyakira, ntambwira wenda nabyo nze kubyinjiramo. Imana ibahe umugisha urwo rukundo naje kubasaba n'ayo maboko n'icyerekezo cy'umwana wacu umaze gusoreka abafite icyo cyifuzo. Murakoze Imana. Yavuze ijambo rikomeye ngo ni ugututira ukokora, ubwo igisigaye ni ugutunda. Mumera amashyi ngo biteguye kugifuza. Watangiye ushima, turabyemera. Twari tuzi yuko ntabwo twari tuzi ko twinjize mu ijambo rikomeye. Burya ijambo ryinjira mu nka, ryinjira mu bageni, ni ijambo riterwa n'abagabo, umugabo utari umwe. Ni ijambo utabwira umuntu umwe gusa ngo arigumane. Niyo mpamvu natwe muri uyu muryango wacu twebwe ubwacu tutavuga ngo turabikwemereye, ahubwo twasaba umuryango wose, wagize amahirwe umuryango wose wateranye, wasaga naho wizi uvuga uti nzabafatirana umuryango wateranye maze mbakubamenye ko mufite ibirori rega mbabwire iri jambo, kuko ntabwo twari turyiteguye iryo jambo ryawe, nubwo atari ijambo ribi, ariko ijambo rijya mu nka n'abageni ni ijambo utapfa gukinisha. Ariko murakubera ko dufitanye igihango cyiza, nakure mu mutima yuko icyifuzo cyawe gishobora kwakirwa. Akoze cyane abasaza ku kiganiro cyiza bagiranye, muze kujya mushyiramo amashyi ntacyo bitwaje. Umusaza aragira ati agiye kuganira n'umuryango, ariko muze Natanayeli abasaza bacu bajyaga baganira bafite n'ibintu baganira. nibyo rwose uriya musaza yagukira ajya agahereza muzehe ngo umuntu yatumye aza kuvuga ijambo abasaza baryumve kuba umuco waracitse. ntabwo wacitse rwose. Oya nahumure n'ubundi icyifuzo cye urashaka kumuvugira, si byo? Niba ashaka icyifuzo akazagitambutsa ubutaha. Ni icyifuzo natanze kandi bavuze ko bagiye kukiga bakaza ko mu burenganzira bwo kubimwanzuranya rero kuko Natanayeli arakuze. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane mwaganira. Imana ibahe umugisha mukomeze. Yaje gushima Imana, niba ashaka kubijyanana ubwo hari ibijyanana. Yewe rega buriya mubyeyi, buriya kwanga gushima Imana nk'uko navugaga, hari n'icyifuzo bamutse iryo si ijambo riva gufatira icyemezo n'umuntu umwe cyangwa babiri, kandi buriya ijambo nk'iryo ngiryo banasanzweho kugira ngo ryemere ndivuge ryimbitse arisobanura. Ariko mubyeyi mwatwakiriye neza, tugubwa neza, ndetse n'ubuki bwa hano muri Gicumbi bwatuguye neza, ariko kugira ijambo umeze rwose ndivuge n'ubu umutima utuje, reka sabe igihe hino hari ubundi buki twazanye, mubanze mubunyumvire kugira ngo twumve ko bwatuma umuntu avuga ijambo ryerekeye ku rukundo. Sinzi niba baba ubu ni ubuki bwavuye iwacu mu majyepfo, kandi icyifuzo nabahaye nacyumvise, ariko kugira ngo n'ijambo ryindi genda ivuge koko risobanuye, turabanza niba ngombwa ubuki mushyikire turi bunabusangire, kugira ngo nimwumva bamaze kubusomaho mu kuvuga tunavuga ijambo ryimbitse, nubwo natangiye gutanga ibirari byaryo. Nabibonye batangiye utwerera nabyo. Ese iki kibindi cya Natanayeli yakivugiraho ijambo rikomeye nka ririya, numve
kugira ngo twumve niba yakomereza cyangwa akazaba agaruka. byiza tubwire niba na ngombwa tugisome twumve namwe maze mu bwundi bw'ubuki bwacu ubuki n'abasogongezi baza kucyugabanyika ntacyo byaba bitwaye turuze kubumva ntacyo bitwaye ubona ntabwo turi bugucure yego abikora nuko kigeze nuko nimara kumva nta kibazo nakibwiriraho ijambo n'icyo nashakaga gusa karame karamubyeyi barebye bose baramwenyura yego ushatse bakwicara maze bicara kwenda ndaza kwicara mama uburenganzira ni byiza kandi nawushimye nurishaka urivuga uhagaze cyane rwose ndahagarara kuko humura ntabwo ari ukuruhagararamo ahubwo ni ukuryubaha niyo mpamvu mugiye turabizi ko guhaguruka kwawe ni icyubahiro waha uyu muryango wacu nk'uko natwe twagiye duha icyubahiro umuryango wawe. Reka ntabwo ari ubwa mbere tuganiriye, ntabwo ari ubwa mbere duhuye, ntabwo uri umuvuka rwose ahubwo uri umuvandimwe. Gusa iryo jambo ntabwo tuba tuzi ko urifite dukurikije ibyo twagiye tuganira, ariko ubwo igihe ni iki? Ubwo igihe ni iki? Navuze ni ijambo ryinjiye mu nka n'abageni, umuntu ararihagurukira rimwe na rimwe ndetse ukarisasira. Niba washije kurisasira rero abo turi kumwe bakamwenyura, uburenganzira ni ubwawe. mumpaye ubwo burenganzira bwo kugira ngo iryo jambo nimbitse ndisobanura neza. Ndarivuzeho mu kanya ariko byari ibirari byacu kugira ngo wenda tumenye n'icyerekezo turimo tuganishamo. Nababwiye ko naje kubasaba urukundo, aza kubasaba amaboko. Umuryango wacu rero kugira ngo dusobanure neza, niyo mpamvu nakunze kubanza kuzunguruka kuri bakaba kugira ngo rwose muze ku mwanya wisanzuye nawe hari Imana ibavugisha. Nk'uko rero nari kubabwira, mu muryango wacu kwa Swaridi dufite abana b'abasore benshi, tukagira n'abakobwa, yewe dufite n'abagabo n'abagore, ko n'umuryango munini. Mwabonye bake muri wo twaje turi kumwe bantumanye nabo. Ni ukuvuga rero tugira umwana w'umusore yatubwiye ko arimo atembera hano i Gicumbi, yageze muri uno muryango wanyu kwa Twagiramungu, ahasanga umwana w'umukobwa babanaga, wenda sinzi aho bagiye bamenyanira. Buriya abana babana kenshi bakabona kenshi ari igihe baba bari ku mashuri, ubundi mu kazi, dore ko umwana wacu n'umukristo bakaba bagiye no gusenga. Byose birashoboka. U Rwanda rwacu ruhereza abantu uburenganzira n'ubwisanzure bwo gukora icyo abantu bashatse mu gihe kitabangamiye igihugu cyacu, aho giteza imbere igihugu. Ubwo rero bagiye bahuriraho ntitwahitayeho cyane kubatekereza, kuko umwana wacu nta bindi bikorwa bibagenderamo, ni amashuri, ni akazi, ni ugusenga, kandi yatubwiye ko umwana bahuye muri ibyo ngibyo, muri bimwe muri byo. Ubwo rero noneho aza kuhasanga umukobwa, ngo baramubengutse, aratubwira ati ubwo maze gukura rero niba byiza nifuzaga ko mwazangira muri uwo muryango mukansabira umukobwa uhari uhavuka. Atubwira icyo rero dusanga muri uwo muryango na Swaridi, umuryango wacu na Swaridi dusanga bafitanye ibihango byinshi kandi byiza, kuko ari ibisanzwe, ari imiryango igenderanira. Twaje rero tutikandagira, twaje twumva umuryango twabona ntacyo bitwaye, nk'uko mwavugaga, niyo twabijyanira hamwe kuko ari umuryango ujya mu wundi kandi umuryango wacu dusangamo. Nyakubahwa mubyeyi rero, tuza tuje gusaba umugeni urugo rwanyu. Ubwo rero twaje tuje gusaba umukobwa akitwa Uwambajimana, n'ubu twaje gusaba muri uru rugo. Ubwo rero wenda niba mutwemerera ibindi mwaza kudukosha, mwaza kugira gute sinzi mu biganiro n'umuryango, ndabona mwongorerana mu bihe umurongo nk'iki kivuze mfite. Imana nyir'ijuru gitegereje baye nka wa wundi akujya yandika yasoza ko bati mu gihe gitegereje baye bashimiye. Natanayeli rwose karame karame mubyeyi.
urasa n'uwandikaga kera urwandiko rusaba akazi muri bigo rwasozaga n'ako kajambo, ariko natwe turagushimiye kuba utinyuka ukaza mu muryango wacu wa Twagiramungu. Ndumva uyu munsi wacu ugenda wunguka zindi ntambwe tutari twiteguye, ariko ni nziza. Navuga ngo ntabwo ari intambwe mbi, ni intambwe nziza, ahubwo wenda ubucuti bwacu buragenda bwaguka cyane. ariko rero nagitinzeho ubwo burenganzira ntabwo nabumuha jyenyine, ndabanza mbaza umuryango turi kumwe ko twagize umushyitsi witwa Nathanael, ndetse akaba afite abantu baje bamuherekeje. Nkeka ko yaje kuryoherwa, yanga gutahana ijambo. Yari yaje gushima nk'uko natwe twashimaga, aradutwerera aduha intwererano turashima, ariko igitaramo iyo kimaze kuryoha rimwe na rimwe umuntu aranagaba cyangwa se akagabirwa. Niyo mpamvu ariko mbaza umuryango wacu, umuryango wa Twagiramungu turi kumwe twagendanye, uyu mugabo Nathanael, iyi ngingo nayashyizemo twayemera, umwemerere akomerezeho, asaba n'umugeni muri uru rugo rwacu, namwemerera. Arakoze data kubaza ikibazo cyiza kandi cyumvikana. Abasangwa nibo babyemera, abihamisha ikiganza. Oya, ntabwo bihamisha ikiganza, barabihamisha ijambo. Ntabwo twebwe turi mu biganza, ntabwo turi mu matora, ahubwo hari burya umubyeyi wese iyo yabyaye umwana aba afite n'abandi bari kumwe nawe, abarimo ba se wabo, harimo ba nyirarume, ariko cyane cyane ba nyirasenge. kugira ngo numve niba uyu muryango wa Nathanael niba twakwemerera ko mwamwemerera ko mwamuha uburenganzira bwo kudusaba umugeni, kuko iyo bigeze aho ngaho hari ijambo tudasubiza inyuma, ibyo ntabwo twarisubiza inyuma. Nathanael, twabanye neza, ntabwo rero dushaka kugira ngo umubano wacu uzamure ibiganza dutora, oya, ahubwo turabivugisha umunwa. Ba nyirasenge barahari, munabamenye. Ninde ndabona abanyamakuru bashyize ku itangazamakuru, ndabona mwabitiwe mwabazanye. Reka nze simbizi, ariko ko biri bugukundire, kuko izina wavuzemo nusinzi ko bari bukwemerere, ariko reka nze mpo nyirasenge numve niba iryo jambo warikomeza. Murakoze. Ubwo navuga iryiza, izi zirafungurwa nazo tuzinywe cyane, ariko nakubwira tuzagaruka ubutaha. umuryango wanyu ntugire ijambo ribi, tega twitega ko ari ryiza. Murakoze. Nyirasenge w'amajwi Imana n'ubwisengereza wanjye nkunda, ni umuhererezi w'umukobwa, ni umwisengereza wanjye nkunda cyane. Njyewe rero nubwo nanicaye hano numvaga ibyo muvuga, ariko nk'umwana watojwe, nk'umwana wakundaga nyirasenge, iki cyifuzo ari yakimbwiyeho. Barambwira ati rero shangazi, nubwo bimeze bityo, mfite umushinga, mfite ubukwe. Arabintekereza, arambwira ko hari umusore wamukunze ntaramukunda. Arambwira ati rero ntabwo nabibanza kwibwira ababyeyi banjye bandi utarabimenya, ati ndetse uzagenda ubimvugire. Numva ndishimye, ni umwana twasenganye n'umukristo, ndasengesheje, natoje Imana. Numva ndishimye kuko umubyeyi yabyara umukobwa yishe asaba no kubyara umuhungu. Ubwo ni ukuvuga ngo umuryango wacu ukongera no kubyara umuhungu, kuko nuko kubw'iyo mpamvu rero njye ntabwo byantunguye rwose. Clementina ntiyatwambaje Imana, Clementina rwo bavuze izina rimwe, ariko ni ukuri ntabwo twakwima umugeni.
Nyirasenge yavuze avuga amagambo meza cyane anguye neza, ashyizemo no gusenga. Ntabwo umwana n'ubundi yagiye aganisha, kuko umwana wacu agira ibintu nka bitatu agenderaho. Ubwo rero ibyo bintu bitatu niyo mpamvu tugirisha tugaragaza twese ngo bahuriye he, ariko Nyirasenge numvise ko ise menya aho bahuriye buriya, bavuze ko bamutoje gusenga, ngo ntaho bahuriye. Imana ishimwe. Nyakubahwa umubyeyi, ariko Nyirasenge yavuzemo akandi kantu, ijambo ryiza, aravuga ati umukobwa nabyumvise na mubyo Nyirasenge yavuze, avuze amagambo meza arangije aravuga ngo ni umuherezi mu bakobwa. Nyabuna rero icyo nabyo gushaka ingoshe ko nabyumvise n'umukobwa nyine. Nyirasenge yagashyizemo mpita nkumva cyane, byamfashije ariko nako mpita nkumva ko twari tuzi ko ari umukobwa. Imana ibaho. ese natamenya Karame karame. wowe ukaba utanga inkwano utanasabye, umusabe uce mu nzira zizo zo gusaba umugeni. Musabe rwose, ibi bisabishwa wabizanye tubaha uburenganzira maze umusabe. Niba n'inkwano zo wacu umukobwa wamwumvise ko ari umukobwa nyine. Nabyumvise. Wongera kumbwira amashyi. Buriya rero mubyeyi, ndacyahaguruka n'ibyo reka nsabe bangirije hino. Naje nikwije, nta kibazo, naje nikwije. Reka nsabe abantu banjye kugira ngo banyigirize hino, kuko naje nikwije kugira ngo nyigiriza hino. Ibisabisho naje bizanye. Nyakubahwa rero umubyeyi, kuko nababwiye ahangaha iyi ni isuku, ni icyozi cyogera inka n'abantu. Inkwano za mbere. Yego ni iza mbere rwose nzanye, banje kuzanamo icyozi cyogera inka n'abantu, bakaba bakagira ubuzima bwiza, cyaba ari cyo kujya ku kazi, cyaba ari cyo kujya gusenga, mbese si ibyo gusa. Iyo cyozi cyogera inka n'abantu, ahangaha harimo n'aka kamashini bakunda kwahira ubwatsi amatungo, ariko mu by'ukuri ngo bakunda kukita hari iwacu mu majyepfo, bakunda kuvuga ngo nta joro ridakenewe, mu ijoro ribuditse umuntu ajya gushaka ubwatsi bigakunda ijoro iryo ari ryo ryose. Kakaba kari kameze gutya nk'ikibazo abize amashuri. Twaje ariko tuje mu muryango tuzi neza ko uyu muryango mu kibazo dufite watubonera igisubizo. Si ako konyine, ako karaka ikibazo dufite, ariko bakagira ngo tuvuga ngo dutegereje ko dufite igisubizo cyiza. Uyu munsi twaje tubazaniye. Imana ibahe umugisha. Izi mashini zose nizo kwagira bwaba bishyura umuheri cyane rwose, natwe turabishimiye. aha rero tuhafite igicuri kugira ngo tujye tudahira, mujye mudahira, tudahire mu mariba. Yego yego, ariko buriya no yari iwacu hari uburyo njya mbona babigenza. Ijya hino ndabona wenda ntacyo twe nigira hino mu bandi ntabwegere bagushyiraho mwari twari twegeranye kugira ngo rwose ashyikirize kugira ngo umukoza badahira. Yego burya n'ubwo wageze ariko turi mu buganza bw'amajyaruguru. yego yego, ni hafi amareba y'iwacu, ntabwo bizatugora kuzitahira. Imana ibahe umugisha. izo muzadukweye. Rero hano ni ikibumbiro
nacyo nimushyigikire kugira ngo iki ni ikibumbiro igihe za ba Daniel zijye zinyweramo yewe izo nka zacu zizashisha. murakoze mubyeyi Imana maze nakamwe urakoze twabibonye imashini twazibonye yego yego ikibumbiro nacyo twakibonye yego murakoze yewe n'igicuba nacyo twakibonye yego yego ubwo izo nka tuzazishakira igihe cyazo ubwo wazitegurije yego yego umwe tuzongera tugusasire ibirago hanyuma uzishorere uzizane ese iki icyo nanivuze buriya rero nyakubahwa mubyeyi buriya sinajeje nabi najeje neza twabibonye yewe twari tuje neza ntabwo nk'uko umukobwa wacu tubizi nyasenge yabivuze ariko twari tunabizi kuko abakobwa b'umuryango wanyu n'umuryango wacu nizwo tujya dushyingirana turabizi bose ni abakobwa ntabwo izo nka ntabwo twazisize ahubwo ngira ngo ururori rwanyu n'urwacu muziko ziregeranye ndabyibutse ariko wavuze ngo ntiwazisize ndavuga se Natanayeli waje aje gushima Imana yahagera ibiganiro bikamuryohana agashyiramo n'ibindi tukabimwemerera navuze nti ubwo ngubwo izo turi mu buposhe yaba yazizanye none urwuri rwawe kuko ndabyibuka ko urwuri rwawe rwegeranye n'urwacu yego yego ese turaza tukagukosha cyane rwose reka tugukoshe ni ukuri kosha rero Natanayeli ese wakwikosha ntabwo wakwikosha ibyo ntibishoboka se wanajya kuvuga iby'urwuri se kugira ngo avuge kuvuga humura kujya mu rwuri rwawe rero ntabwo tuzajyamo tugiye kukunyaga yego nibyo ahubwo burya uyu mukobwa wacu yari mukobwa jana urabizi cyane ndabizi amakuru ni mutumwe inka mukobwa jana reka umushumba wawe cyangwa se abashumba bawe yego yego bajyane n'abacu bagende batureberemo inyana nziza cyane izo bahitamo baraza batubwire ni ukuri bashaka umunani ukwiye niba umunani ariko kenshi na kenshi bajyaga bari bavuga ngo ni baciye umunani ntabwo twebwe n'uwo tuguciye ahubwo n'uwo tugukosheje nawe navuze ko waba ukwiye umukobwa wawe ntabwo rero waza n'aba babyeyi baje baguherekeje n'aba basore baje baguherekeje ngo uzushorewe n'inka ahubwo izi nka ziba mu rwuri tukazisanga mu rwuri kubera ko tukuzi umuvandimwe turagenda uduhitiremo ntabwo twihitiramo uduhitiremo uzi ubona zikwiye ko wakowa uyu mukobwa Clementine humura rwose nyirasenge yamuguhaye mu ijwi ry'umuryango buri umuryango wose bamuguhaye ngo wemere umusabe ubicishe mu nzira nziza nk'uko bamukwemereye maze ziguye mu bwoko umukobwa wacu zirashishe ziratoshye ziruhiwe zifite amazi meza ziguwe neza ziratuje ziguye umukobwa wacu nanjye ndishimye nsanze utari bamwe basiga isigamigani ahubwo nasanze uri umwe mu bagabo bavuga ijambo bakarigumaho kandi iryo jambo rigasiga amateka meza ariko si ubundi mwibarize noneho washize impungu cyane anezerewe kanongera soma ubundi kwere harya karame
ntaribagirwa wewe urasabira ubwo rero numvishe urasabira umusore wawe. umusore Ni umusore gusa? ndakubabwira nabwo ni umusore witwa Sikamana Valens. Valens? Yego yewe ubutaha uzamumbwirire nugaruka azaza nsuhuza, azaza ndamutse. Uriya yahawe ikaze muri uyu muryango. Nkurikije urugendo ufite turaza kuguha agashinguro cumu nawe azashaka akanya azagera ukansure andamutse nanjye mumenye. Burya abasore bawe rero barasa ntabwo bambwira ngo Valens na Yohana na Bosiko ni nk'uko burya murumuna wawe na Vitali burya nawe murasa. Ubwo rero navuga ngo nibakunyakirire hanyuma bakumpere n'agashingura cumu ndabizi. Burya mu bwana mukare hariyo akagenda uturutse Gicumbi. Ugende amahoro, ugende wabwire n'ibiganiro twaganiriye, ubwire uwo muryango ko tubishimiye, ariko igihe kizagera uzanzanire Valens andamutse. yewe ni ukunyongerera amashyi. Kubera rero twafagira mu muryango mwiza wagiye ngo ubana neza cyane no kwa Habiyambere iwacu nanjye. Nyakubahwa n'umubyeyi, uriya isi yacu igeze no mu Rwanda rwacu, iterambere ryagiye rizana ibintu byiza. Haje imodoka zo zirihuta, haza indege zo ziranyaruka, ntabwo bagiye kamwe ngo byenda umuntu agombere kugenda nka kera. Ubu rero n'uburyo byose mu kanya mukivuga ko mushaka ko umwana azaza mukamuramutsa, we ntiyanatimika kubaramutsa, mukamuramutsa nk'abantu bakuru, mukanamumenya, mukanamubona, muheruka kera ari umwana. Ubwo rero twabuze bakibyumva mu itumanaho, hari ibyogajuru byaje byoroshya ibibazo. Byabaye ngombwa ko umwana ubwo yaba ari kure cyane kumutuma we yaza mu ndege, bisigaye binyaruka, zisigaye zinyaruka cyane ku buryo kuva mu majyepfo ukajya mu majyaruguru Gicumbi ari ibintu bihita binyaruka cyane. Aba nifuzaga kugira ngo rwose kuri uno munsi bitanagombeka uzaza undi munsi aho gace kataraza. Ndumva mu mwanya nari maze kubwira abashinzwe itumanaho kugira ngo bamunumirizeho, tuba mu kanya bageze aha ngaha mukamuramutsa. Ngo byakozwe ahubwo ari mu nzira kugira ngo rwose abagereho n'umuramutsi. Iyo aba yahageze dore kubwira banjye bakira abashyitsi bakamwakira, ariko bagiye kuhagera ntabwo ari kugendana n'umwana twamutubije, ahubwo araba ahageze rwose. Nyabuna mukomeze muhamagaze mutwe Valens uti ashaka kugira ngo uze abantu bakuru bakuramutse, hanyuma bamugisha muri ya. Murakoze cyane abasaza baganira neza, muragira ati ikoranabuhanga ryarabyoroheje, ariko ndabona Valens na protokoli mugaragiye bashobora kuba baje na twa tudege dukoresha igihe gitoya bita drone. Mwigire imbere. Nathanael karame reka nanjye nigire hejuru. Yego murakoze abafasha. Iyo wahamagariye Valens haza aba Valens. Ntabwo nabazaniye koperative ya Valens, ntabwo ariyo nazanye cyangwa ishyirahamwe, ndagira ngo muri aba rwose. Valens ugira ubwoba, afite ubwoba, agatinya ko yamuherekeza. Yewe aramutse wumve nuhagera nimugende muramutse muramuko uraba Valens.
Valens se abaje bamuherekeje bataramugeraho bravo uramwibwira kata we afite ikibazo mu rubavu uraza gukora mu rubavu ariko urabona neza Valens Valens ko banyiburira abana baje kumutse Valens kata wabanze baramutse we araza se ufite ikibazo mu rubavu Valens binyarushye urabona neza Valens kata Valens usuje ese Valens gaho mwigendera umuzaza na Valens Valens baribwira atabuka aje abasanga tubavu tuzuye mu kuza gukora mu rubavu yanditse ikibazo rwose mu rubavu tuzuye bari umura Nathanael yarabuhakiwe none ashyize akugejeje igicumbi yakubaniye neza nta nubwo ari n'ubwoba wagize ahubwo nasanze ugaragiwe neza humura muri uyu muryango wacu wa Twagiramungu Nathanael umusaza Nathanael yahatswe neza humura umutima n'ushyike hamwe nibakwakire abakira mwakire Valens mu muryango wacu murakoze cyane data umukobwa ahise amajwi tumwakire kugira ngo mukwenda mwebwe ntabwo mwamubona ariko abamubona bamubona shaka rero nagira ngo mbamenyeshe yuko Claudine mwantumye yahageze umwanya n'ubuhage kugira ngo mukomeze muganire na Nathanael murakoze cyane dusobanura ibyabaye hano twabonye abashyitsi Martin niweho imirimo wayitunganyije yose nawe mumenya burya rero bari abashyitsi bari badusuye gira imbere uyu musaza yitwa Nathanael uramuzi ntabwo akuzi ntabwo burya umukobwa wanjye yasaga akumenye ari kumenya ko asamara ariko ntabwo asamara yamuyobeye kuko ntabwo yamumenya ko ukunze burya uyu munsi abwira uyu musaza Nathanael byabo bakwisubira mu gigo cyacu Nathanael wareze neza nanjye nareze neza yego ishimwe ryanjye ndarijyanye Imana ibahogisha bisigaye byambaye bisigaye ni Icyizere mana we ugufitiye
ntuzakererwa akazi kubera igihe. Iyi saha nicyo ishinzwe ni ukumenya yuko igihe cyageze ukajya ku kazi kugira ngo tubone ibirayi. Ese umwantije amashyi ko tukajya Imana ihumugisha. Mbuga ngari agana umuryango wacu aragira ati babyeyi beza, musubize ntacyo bitwaye. Ayo mashyi yo yongeragera kuba byiza nka kubangurira n'ikigori cy'inzuzi. Clementine aho umusaza aravuga ati mubyeyi wanjye musabe, aragira ati mukecuru mwiza warakoze kubyarira umugabo, kuri uyu munsi mwiza rero ngiye kugushimira. Yinyambikire umusaza nk'ikimenyetso cyo kumushimira. Ababireba niba ntacyo ari muhiza amashyi gushimira. Umusaza aragira ati bana banjye, iyi nkoni igira ngo nk'imwe Mose yashoreje Abisirayeli kugeza aho bukije inyanja itukura. Clementine ikimenyetso ntacyo bitwaye. Urakoze cyane, Imana ibahe. Icara ntacyo bitwaye. Icara ntacyo bitwaye. Ibyo ntacyo mubivugeho, ibikorwa biri kugera. Ari amashyi mwayatanga ko nakuzi yo gutanga kugira ngo bikomeze kugenda neza. Clementine asuhuza muzehe, aragira ati muzehe, rimwe nakubwiraga uyu munsi byasohoye, Valens nakubwiraga n'uyu nguyu. Umusaza arati Valens ni wowe bagwana mu nda, ibintu byiza rwose urabona bishimye. Protokoli namwe mwitonde, njyanye babwira uko bikurikirana. Murakoze cyane. Valens mwebwe byiza byoroheje arabyasubize ungana data wambyaye kuri uyu munsi mwiza w'ibyishimo mwambitse. Clementine aragira ati mubyeyi mwamushyikirije intebe akicara agaca bugufi kugira ngo ako gafoto kazagende neza. Aragira ati mubyeyi mwiza, iki ni ikimenyetso cy'ikamba cy'uburere bwiza kwishyiraho umuryango. Imana ibaho umugisha. Ndashaka ko ubuki nateguye bwo kwakira Clementine uzaba bwizewe kandi bufite umutekano. Nk'uko isengesho ryawe ryazamutse mu kirere kugira ngo Clementine yemere icyo umubwira, bazabe uzamure gake gake. Ni kuri amasengesho yagiye azamuka gake gake, arazamuka arazamuka arazamuka, mudafite ishyaka rikabaha amashyi. Bari ahantu bita mu gihumbi turahazi, bari mufata uko bigomba gukora naho ngaho. Mwandisha amashyi ko Clementine ikintu usabwa no kwipepeza ubu ngubu ugiye kwitaba. Imana abakoresha bari uko baraguhata rwose muhate mubwire ati cyakumaranye iminsi hehe nacyo. Valens icyaka cyakwishe, inyota yakwishe, inzara yakwishe, hehe nacyo. Clementine avuze yuko umunsi nyamibwa hazane naje inyanginyagirwa ntigande yagandara ntirukigandura, naje umujyambere ugamije ibyiza ndi umuhungu wemeye imihigo, naje
naje umujyambere ushize amanga we umuhungu wangiza mihigo mu iterambere wakumira ibintu yananiye cyiza ariko twebwe turi abantu bacu sinabonye hano hari akadahingwa bita imboga niko ngiye kuguhata muri iki gihe